abantu rero nka Nzovu na Gitafu hamwe mutagiraho murya tuba twavuye mu rugo abagore bacu abadutse reka tubirye mwana yewe se ntabwo tugiraho tuba afite ake nshyirire hari yakamwana no kuvanga wowe yakashobora gukoramo kugira ngo yumve oya yewe ibyo ndabyarura amagazi yewe ntabwo nabyarura ni humura nawe ubikwaga ufite yamuka humura oya mwana subiza nese wabyishyuye wagabanyije iyo nda arura ibyo uri buri ifite apeti bagafite apeti y'icyumweru cyose abantu nkamwe rero yarura amashazo gusa abantu nkamwe murya ari tombora akosoranyigisha ukuntu barura arura mwana arura jewe niba mwansohokanye mureke mbirye sibyo mwamamagariye sibyo mwamamagariye je mfite apeti y'icyumweru cyose kwe namuka dufite ibiryo dufite abagore azagitafu urusenda ubundi rumara iki mu mubiri urusenda rwanje bushyuhe buri ushobora kumara nk'icyumweru udafite satima muri wowe wajya agasenda umubiri ugakanguka ukahita uhamagara sheri ukavuga ati shundo umashyushye cyane ngwino nzimye none se Nzovu uyu munsi bakubwiye ngo ugiye kwimuka mu gihugu cy'u Rwanda wemerewe gutwara umuntu umwe wenyine mu gihugu cy'u Rwanda nta wemerewe wundi kugusura muri icyo gihugu ugiyemo watwarana ndatwara umuntu umwe gusa hari abana wabyaye hari umugore wawe nubwo mutabana hari inshuti zawe mubana umunsi ku munsi bayaka wemerewe gutwara umuntu umwe gusa natwara uwo twasangiye akabisi n'agahe natwara yaka asante sana reka tusuze kandi tubifurize kumererwa neza niba warakoze subscribe kuri Wisdom TV Rwanda niba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ugakunda Wisdom turagusuje kandi turakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi yakamwana ko ndawe agira isereri uyu munsi turi muri hotel uyu munsi turi muri hotel kandi Gitafu bagusohokanye wowe wowe uri mushyashya kuri iyi mihanda yaje yemeye kugusohokana yemvuye mu ntara size no bose umuntu wamenyereye kurya ibijumba n'imyumbati ibiryo byo muri hotel Grit arabishobora bakwiteho kabisa kuva nave Musanze ndetse ndamenya babirya bate we ubu rero iyi ni fagitire ya Nzovu na Yakamwana bashe kugutamo kabisa abahungu rega no kuba bansebya namaniga yanjye babansebye ariko urabona ko bigaragare ko ari amaji yanjye ese ubu Nzovu yansigira umugore wera umugore wanjye aho kugira ngo Yakamwana gusigira umugore yakayamunsigira ariko umva icyo igisambo ye ufashe igisambo kirindishije abantu rero nka Nzovu na Gitafu hamwe mutagiraho murya tuba twavuye mu rugo abagore bacu abadutse reka tubirye mwana yewe se ntabwo tugiraho tuba afite ake nshyirire hari yakamwana no kuvanga wowe yakashobora gukoramo kugira ngo yumve oya yewe ibyo ndabyarura amagazi ntabwo nabyarura ni humura nawe ubikwaga ufite yamuka humura oya mwana subiza nese wabyishyuye wagabanyije iyo nda arura ibyo uri buri ifite apeti bagafite apeti y'icyumweru cyose abantu nkamwe rero yarura amashazo gusa abantu nkamwe murya ari tombora akosoranyigisha ukuntu barura arura mwana arura jewe niba mwansohokanye mureke mbirye sibyo mwamamagariye sibyo mwamamagariye je mfite apeti y'icyumweru cyose kwe namuka dufite ibiryo dufite abagore namwe rero namwe murya ari tombora nje no kubirya amagazi oya icara ese umuntu ahubwo uko uyu muntu ari umuturage hari abantu wabonye barya bahagaze bayisi arura iyi ni Wisdom TV rero rwose nge narabiyanye n'umureti ntuzongere kuko mu mureti wanyu yakoraga agatoki kare gasa neza Yakamwana afite dusabe use ko mbona ari kurya nk'uzapfisha wariye witonze yaka urabona uyu muntu bamugoye umutungo ukwezi bamushobora ni umuntu no guhingirwa iyi nda niyo guhingirwa rwose jya witonze none se ko mbona ko tubicuritseho ntabwo ari buke bayirisha ayo urimo gukina comedy jya witonze reka gukina comedy ubu muri biryo birahari nibinakunanira babigupfunyikira ubijyane iwanyu iyo ndabijyana ahubwo babikubite teka babinzane babijyane mu rugo pe iyi mvange wakaraze Gitafu ko mbona yananiwe kwihangana
nzovu arurana acikiye ko bakinisha gute ngewe nta mugore ngira kurya adabu mezani mu giswahili yakamana yari tuba dufite abagore ntabwo meze nk'inkizi ntabwo meze nk'abasiribateri arimo kujya mu mahoteli ubwo nyine yajya mu rugo yamara icyumweru cyose batavuga cyakora kandi igihe ikirayi kimwe mutagiraho ndabasuzuguye jyaho ikirayi kimwe kabisa kandi igihe ikirayi kimwe mutagiraho ndabasuzuguye batazagira ngo bamusuzuguye kandi uri inshuti ye magana mutazahera ndabasuzuguye ubundi murye muniyongeze murye shamwe abana mukiriho no kudusha kuva nave musanze sha wisdo hafi udashyiraho byinshi nawe ujya n'igibitoki ukamufata agasusi ahubwo bahita gute ngo nzahazana umukunzi umunsi nzabona naronka umukunzi usumuvanye umukunzi se amafaranga udodora inkweto niyo yazana umuntu hano iyi ni hoteli puranga amafaranga igura wazagiye muri za sosiyete murebe utwo naruye mwa bantu mwe nkatwe dufite abagore narubitono murabibona twarihaye naho ubundi nkamwe abasiribateri murye muhage asaba mugani yakakuburi butaho usanga umugore nk'uwa abangaba bari butahe basanga ndi murataha mujya ariko yakana nanone ingeso y'umuntu imuvamo yitabye Imana ubwo se ko ufite umugore dufatiye ako si Jeff ya Petit Maranye cyumweru jewe mvuye musanze ejo bundi barimo ko nyigisha umujya Kigali ne waza kuvuga ngo ngende itonze none se ibyo birayi ntibabigaga i Musanze ntago ibirayi biba y'imigimbi ibirayi byacu ni bya birayi batekana ibishishwa batonora ntago batonora barabifata harya ngo imvange bayita ngo iki hano muri iyo bayita vegetarian ngabivuze subiramo twumve bwira bahizi vegetarian Victoria Victoria ndakuraye bimeze bite yaryoye wansekaga nyama urusenda ahubwo menye nemo akantu ko niyo utangiye kugira peti mu sha dushimire Wisdom TV abagabo bari bashonje nakuri twari twagoye ubona nzovu yarura ibiryo bingana kuri ndabona mikoro kuyijugunye abagabo mba nifite ya peti oya dushimire Wisdom TV rwose nzovu ashobora kumara n'iminsi 3 atarya ibiryo bye ni Knowless ariko kubona nzovu yarura ibiryo bingana kuri urwo rusenda rwose igiye kuriga urusenda ntabwo warurya ibintu by'abasazi oya ubuzima bwose yaka nk'umuntu uvuye mu giturage aba yamenye kurya rwose ndabita kamurare rw'ifu none arirwa muri hoteli none se umuntu abona ibiryo agahamuka ari ibiryo atagita kuko kizaho tugiye duke njyewe ariyongeza abangaba ndimo ndabereka ko afite ikinyabupfura mukanda biyereka njye gushyira amafaranga umuntu uri butanga abandi ukuyemo yakamwana wari ibirayi bibiri gusa kubimaraho nebisate bibiri ngaho rega dufite abagore bamwana birashyushye najya gupakira najya gupakira umwana musanze biraho nona ndakwereka ko njyewe nguyu ngo nzovu ese bugi wanyu ni Musanze oya nuko ari ahantu ndimo baby waho nyine uhari ushaka kuzibanira none zanyu mugahita wiyitirira uwi Musanze ego wa mugore abari wabo wawe abari babo wawe anile ku cyane bavuga ngo yemu abagabo ikintu cy'ikigabo ariko bigize ukuri buriya kameramani yashiriyemo baravuga iti yaba ntarimo gufata amashusho ngo aje kure uriya kameramani yume ariko biraharisha ntabwo tubimenya ariko abantu bicaye imbere ya kamera ngo murenjoyinga ko nubwo ariko ko turimo kwihanagura we ntabwo wibagiwe uko turimo kwihanagura ahubwo ndavuga abantu mwicara mu biganiro ngo mwaratsinze kabisa agacupa ni mwe gaheraho ibyo ni mwe giheraho ibyo bintu ni ibihuha nta makuru y'ibihuha ahubwo tukwiye kujya gute kuko abantu bari imbere ya kamera ibintu byose nitwe bitangirira ariko kameramani we bari imbere ya kamera nta nubwo yemerewe guhaguruka bari ku burinzi reka dusuhuze inshuti yacu yitwa Nyabitanga yagize ibibazo cyane barayifunga abantu rero abantu bakunda Nyabitanga TV Unique Show abakunda Nyabitanga Unique TV Show uriya umushiki wacu abagome bamwibiye YouTube channel ye ariko ubu yashyizeho indi rero mugerageze mukorere share na comment mutoge nanzogera kugira ngo yatangiye bundi bushyashya kabisa yarageze mu bihumbi hafi ahubwo yaka uriya ni yari inshuti yacu reka tuzamufate mu mugongo
tumukubita ibiganiro nka 2 by'ubu umva na bitatu bitanga nanjye Nyamitanga ndi kumwe na Nyabitanga ndi kumwe na genge yanjye nukuvuga ngo tuzamuye ibitaganiro bitatu kabisa natwe tumufate mu mugongo tumutemo ewana nk'umuntu wacu tuzakura kurapo y'umuriro ahantu tuzaba turi tuzahatwika hanyuma ya channel ngo yitwa Nyabitanga Unique Show ya Nyabitanga Unique Show nababwira ngo mwirukange mutara mwacikanwe hakiri kare mugende mu kande za like mushayiringe mu kande subscribe niba yeba byine bya bintu byo akaba kongera utundi abyo gushishikariza umuntu ko nyine agomba ku igikorwa burya shamwe abasiribateri hanyuma nyine nyamamve kwa dustabangaburiye mwana nuko nanze kubasoma njye mfite appetement ngenda byo namagaza humura ya umura wowe rya nibikunanira ubishyire muri envelope bijyanira iwawe ahubwo se bari ngo bashire muri taka ndabitanga ariko witonde wabandukanye cameraman ntumucure man nasuza ingongo kingo ntiwagira ibiryo dushigaje ushaka byandi bitukura yabindi uko iwe akunda bya biryo bacyamo cya kirungo gitukura uzuko ibiryo bitatsa byo biba biryoshye kandi nzovu bino biryo biba bimeze neza bafite intungamubiri none urusenda kuva nava Miami ejo bundi mu Miami so tujya dusohoka se tugiye kunywa ka mukaro abo ujye uvuga iti mvuye kwa Didi aho ndodera inkweto azagitafuruko urusenda ubundi rumara iki mu mubiri urusenda rwanje bushyuhe abo ushobora kumara nk'icyumweru udafite satima muri wowe wajya agasenda umubiri ugakanguka ukahita uhamagara sheri ukavuga ati shondo umashyushye cyane mbwe nunzimye akaza akabagufasha wemeranya nawe ngewe ntabwo nemeranya nawe uyu ngafite rebo y'ubusambanyi uyu muntu usazanye ubusambanyi urusenda rutera apeti rutuma uri ibiryo wumva biryoshye kuvuga ngo uragutera ubushyuhe ngo ugahita uhamagara ako se urusenda ese yakamwana ko atarurya ntafite umugore ese yaka nk'iyo urimo gutera akabariro ukaroka wifashisha iki ibintu barabimbujije babitubujije ndavuga mu buryo buri general ntabwo mu buryo en general no kuva en general rero mba nitangiye urugero I cannot give that example you cannot I cannot give that example iminota ingahe ibiroti gahe iki njye cyo kibazo ivuge siwe metere mu bomosi siwe metere w'ababomosi bitubwiye njye mu mpaza iyo urushye bigenza gute uriruhukira njye iyo ndushye uhinga aho ushoboye ndamwanishiri wanjye amwanije ibi byabaye muri Amerika ntabyo tuzi hamwe ati wapi mamone rero muri Amerika ura Jay-Z na Jay-Z ninde Jay-Z n'umuhanzi mukuru dufite muri Amerika w'icyamamare n'umugore we Beyonce ajya n'umugore mushiki we Beyonce aha akavuga ati barabona bafashe indege baza guhahira ku isoko cyo kwa Didi none icyo gihe umujama kimara kubyumva nako baby arimo urumva mwaye muri gahunda y'iki akimara kubyumva no mu burutangira kugenda ukanguka uyu mubyino byo muri Amerika arabyumva cyane bikabira baye nje niyo system nkoresha ya iyo system urayumva bwa muri Amerika wacu ngo system ibisambo bikoresha ibyo nubwo njye mwabiguriye ndabijya mbe mare unabipfunyika aho none se nzovu uyu munsi bakubwiye ngo ugiye kwimuka mu gihugu cy'u Rwanda wemerewe gutwara umuntu umwe wenyine mu gihugu cy'u Rwanda nta wemerewe wundi kugusura muri icyo gihugu ugiyemo watwarana ndatwara umuntu umwe gusa hari abana wabyaye hari umugore wawe nubwo mutabana hari inshuti zawe mubana umunsi ku munsi bayaka wemerewe gutwara umuntu umwe gusa natwara uwo twasangiye akabisi n'agahe natwara yaka abana bakwiye kamwe twagiye tugakora amafaranga tukazagaruka mu Rwanda abana wapi babasiga kuko mfite abana kandi bakubwiye gutwara umuntu umwe wenyine kuko ndamutse mwete amanze mvuga ndamutse ntwaye umugore wanjye abana banjye babaho nabi sibyo kandi none mu bana bane banjye mfite bose ndabakunda sinatwara umwana umwe ubu icyo gihe abana banjye basigarana na mama wabo ngewe nkatwara inshuti yanjye ya kamwana yonyine none se ari kuvuga ngo tugiye ubutazagaruka ntabwo twagiye tugashakirayo abagore ariko ngabo wabyaye imbere baba basozanyije n'icyo gihe nyine
wabaye demobe abana bacu bakabaho bate nawe byibaze nyine ariko njyewe tuvuge njye ndi kumwe n'umugore wanjye atwite ari ku bitaro yagiye kubyara aho kugira ngo umugore wanjye apfe umwana wanjye yapfa tukazabyara undi hari ukuntu umugore baba bagiye kumubaga ari ku bitaro wenda hagati ya nyina n'umwana ararokoka muntu umwana yacomoka umugore wanjye akagaruka tukazabyara undi ko wariye umutunzi wa muntu ariko uzi njyewe kamaze cemwe umugore ko ibyo ntabwo bibaye gushaka abandi bana umugore yagenda wese bayize urumva atari byo nibyo ariko umugore ari ku bitaro arabyara bamubaze kandi hagati ya nyina n'umwana ararokoka umwana yacomoka abagabo nibareke mbapfukame basengere mbatoro umwana yacomoka ibi biryo urimo kurya babyita gute ajya bavuze ngo babyita ngo niba ari babyita vegetarian vegetarian mubwira ngo tuza kurya vegetarian hano none se iyo wumvise nk'iryo jambo vegetarian uba wumva bisobanuye ni nk'uko njye urumva vegetarian harimo ibintu bijyanye no guterana nyine ya vegetarian mujye muza muterana ahantu muri vegetarian hanyuma twirire hanyuma zo guterana no kurya bigahurira guterana no kurya ariko ndabona ibi biryo nuko babishyize mu rundi rurimi rwa kizungu ibi biryo natwe dusanzwe tubiteka ni amashaza harimo na karoti ibi biryo si amashaza n'ibirayi n'igitoki bagashyiramo izi ni karoti no mu rugo wanabiteka ibi ngibi usibye ko wabyita ngo ukize mu kinyarwanda atabivuze muri iryo zina ngo ushobora kubyita akavange k'ibirayi n'amashaza boya ahubwo wabyita indyo nyarwanda nzovu wigize ujyaho isogi iri kumwe n'ibishyimbo n'ibibabi hajye bya bindi n'ibibabi by'ibishyimbo ni umushogoro wamayandi mwigenda mwitabe nabi tugiye gusoza reka amabyiza ku bantu babaye mu giturage ntazajye nunagura na V8 cyangwa Range Rover ukaba uri hano warubatse etaje ariko wageze mu bwana bwawe warabaye mu giturage nta mutara ari umushogoro nta mutara ari ibijumba nta mutara ari imyumbati nta muntu utarari igihembe gendara naye kinyaga ari mwiza tujya tubwira abakene bakirate baba bageze i Kigali ibyo nzo bavuze hari umuntu ugera i Kigali agahita ahindura ingendo agahindura imvugo kubera wenda yabonye udufaranga agasuzugura abo babanye umuntu wo mu cyaro wenda yamugeraho akasanga ari kukureba nk'ikimbwa ihaze ujye mugabanya kwirata ejo bishobora kwanga ugasubira hahandi wavuye nzi umugabo yari afite benzi izi benzi ziba zihenze noneho umuntu amusaba rifuti imana amusabye rifuti yaramubonye ku muntu ariko yarahagaze rifuti arayimuha ariko aramubwira ngo vanamo inkweto zawe ugende uzitwaye mu ntoki ngo kugira ngo inkweto zitandu zitapisha ngo agende umugabo wese agenda inkweto zifite gutya umugabo amugezaho yagombaga kugera inkweto zawe zuzuye ibyondo njye nagutwara muri benzi inama y'ibiryo bakoresha mu buryo bwo kugira ngo birinde ubuzima bwabo icyo kintu mwarisaka nibyo gisubiza isubiza ngagira abantu inama kuvanga inama ya mbere ntago ari itabi ahubwo bivuga ati mbega mukaruwe mbega mukaruwe mbega mukaruwe aha ni ukuvuga ngo icyo nagirira abantu inama niba ushaka kurya indyo yuzuye wenda dusipoze ko ufite umwana utaruzuza imyaka yo kurya ibiryo nyine bikomeye wamukubita ujya ukajya umutekera nk'ibinyomoro nako ukamuha ibinyomoro ukamuha imineke ukamuha mu guteka ko kumutekera imboga umwana ni umuntu wa mbere w'umutware tugomba mbere na mbere njya gutegura indyo nzaza negura ibiryo by'abana hanyuma wowe iby'abantu bakora ari uzaza ubitegura warangiza umwana ukamukarabya ukamuryamisha akaruhuka turimo turagana ku musozi hari ikintu nshaka kubwira abantu uretse kugenda yaka ngenge gusimbuka hari ikintu kimwe nshaka kubwira abantu ikintu abantu batazi urabona abana bari munsi y'imyaka 10 babana bagomba kozwa bakiri bato nyine badashobora kwiyoza bato cyane bari abana mbere yo kubagaburira barabanza bakoga ariko hari ababyeyi njya mbona ugasanga umwana yarariye akajya dushe amaze kurya biriya bintu ni amakosa ni ukuvuga ngo umwana iyo amaze koga nibwo ahita ajya ku meza
maze kwisiga amavuta umaze kumwambika nibwo ajya kurya ariko hari abamama buretse hari abamama mbona akabanza akagaburira umwana yarangiza agahita amukubita mu maso ibyo bintu ntabwo ari sawa umwana arabanza akoga mbere y'uko arya icyo nashaka ikindi cya kabiri abana baba bakeneye n'ikindi umwana niba amaze kurya abana batoya byibuze amaze kurya saa sita akaryama saa 9 akabyuka akajya gukina umupira cyangwa akajya gukora siporo hari abantu batumva ururimi rw'ikinyarwanda ugiye gusuza abantu ndetse unabasezera ari akantu gato cyane nshaka kongera gato cyane k'amafoto ako kantu abana please baba bakeneye keya umwana mbere yo kugira ngo umukarabye umuryamishe fata umwana ufate nk'isa igihe kingana n'isaha imwe umwana umuririmbire zino za Trump umukubitemo zino za hip hop none umwana umaze kumukubita Trump umupita arakura avuga ati ni wagwana umwana abana bato mwese mukanguke tujye igihe kirageze bana babakarabye bakubiteza keya zitandukanye iyo ni Trump y'umwana muto y'uruhinja bro uruhinja gaje dutamuruka rugaserebura ugiye kutubwira iringara ritoya sibyo urasoza bahizi Venusta dusengera dusoza ikiganiro ndabona uraba watomotse kera nta masengesho amasengesho nta kintu ajya gufasha kandi arakurinda muri iyi si na pesi mino mbote batonyo so bolandaka Wisdom TV tolinga kabino 4 yango ndesiko mikolo tolingi to pesa bino biloko ya moto tolingi to sepelisa bino toyena Gitaf toyena grand maître bahisi Venusta nangi na loba kaka zina ka kera nindera sinza kazina bamwita Pepe Kale uyu na kanisi bino la Congo baby Pepe Kale uyu siko na Rwanda siko tolingi awa na Wisdom TV bosala subscribe bosala pe comment bosala pe share tolinga kabino 4 kitoko mtalo kilingala Gitaf jambo rimwe ko bakunzi ba Wisdom icyo nababwira bakwa ijambo rimwe ko bantu bagudukurikira Wisdom mugerageze mudusure cyane uvuye mu kazi ugiye mu kazi ugiyeyo utunganye n'umugore wawe ndumva utameze neza yitujya kuri Wisdom ukande urebe ibintu bihabera uraza gusanga ari ibirori gusa turahatwika hagashya isengeje bakunzi Wisdom TV mbone kubasengera turabakunda ariko usenga isengesho ryo kujya guhanura bose Imana igihora ibarinda kandi twese twavuye mu rugo tujya gupagasa twaje ku byuma by'abazungu tuze gusubira mu ngo zacu amahoro bisabye mbikuye ku mutima kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen asante mwakoze kuza yego twite mu muntu